ngowe none ngo iminsi iba myinshi Rwanda nziza gihugu cyo oya iyo turayemera ariko turi muri gospel oya turi muri gospel yose ni gospel oya bagiye kucanyuma turebe ko ubona rimwe ahubira ngo ubone zero reka ndeke atsinde amashiceka gusa ko wawe kandi yamayitsinze na pratinze gwereka Uwiteka Nyiringabo Imana y'amahoro ibasange kandi barwanirire nukuri turabashimiye kubana natwe mu biganiro tugenda tugira Imana ibagiriye neza Umwami w'amahoro abasange kandi abarwanirire abiteho nukuri turabashimiye kwita ku mwanya wacu mugafata umwanya wanyu mukawuduha mukakurikira ibiganiro byacu natwe nta kindi twabona tubitura usibye kubasabira umugisha uva ku Mana kuko turabizi neza umwanya urahenze ariko kubera ko muwuduha mukicara kuri televiziyo zanyu cyangwa se ku matelefone yanyu cyangwa ku laptop yanyu mukadutegera Imana y'amahoro ibibuke kandi ibarwanirire turi kumwe n'abavandimwe muri kubona hano kuri frame cyangwa se kuri kamera reka mbasabe babanze batwibwira ariko bataratwibwira njyewe ni nk'ibisanzwe ni Trezoro Zebedayo reka twumve mwene data uri ibumoso bwanjye atwibwira murakoze amazina yanjye nitwa Shema Eric nanjye ndi umusore ushima Imana uri umusore ushima Imana ariko suko warukwire kwivuga arukundi kuntu gukenewe Imana ibirimo ariko ni ya ndirimbo ya Mivox ngo Imana ibirimo sawa twagiye kuri mwene data uri iburyo bwanjye murakoze amazina yanjye nitwa Kagame Shyaka Steven njye ndi umugabo ndubatse mfite umudamu umwe n'abana batatu ubushize mu kiganiro twakoze ndubatse batatu ubushize mu kiganiro twakoze twaragitangiye gutya tukigitangira na abantu barivuga ngo bigaho nsanga nibagiye urupeta ariko gwari hano inyuma yaje ko niyo dusanzwe dukora nama ndutora none wowe gwagiye hewa uragira ngo pressure wanshyizeho magaye narwibagiwe vugaga cyangwa uzunguye naje ntamuciye mu ijambo naje narinzi ko ari umusore mugenzi wawe waragize umusore kuri kwimana ndi umugabo ndubatse rwose kubesha ndabizi ko ari umugabo yubatse n'imfura y'ibirota niyanje mu myaka cyane wow sinoroshe nge nanze kwirindira izo nzakora n'ubundi ndavuga ngo reka mbikore nuvuga ngo Eric yirindirije ibyo n'ubundi agomba gukora ahubwo karatinza abana ku masomo inama zanyu ndazemera bose sawa yewe Eric urazumva ariko turabizi neza ko mwene data Eric ni umukozi w'Imana kandi yemera umuryango we ntabwo yawihakanira hano nubwo ntiyanabikora ni ukuri dushima Imana yakubakiye kandi ikabikurindira umuryango cyane rwose hanyuma hari ibintu abantu batajya bitaho tugomba kujya dushigikirana uyu mwene data Eric ni umucuranzi ariko si byo ngiye kuvugaho wenda gucuranga ntibiraza cyane ku buryo nuko amavuga ngo ngiye kumuranga ariko mfite ikintu ngiye kumurangaho yego afite channel yiwe yitwa Shema Eric Official amazina yanjye Shema Eric Official bamushigikira mukande kuri subscribe ariko naje iki kiganiro ndahita muhamukora pa ku buryo abantu bazoza bakanda kuri Zebedayo bakamabona wow cyane ariko ga nawe channel yawe ndayizi urayizi yitwa gute yitwa Kagame Pianiste Official hariho Kagame Boffice ni byiza nawe muzomukandi ariko uyu yitwa Kagame Pianiste Official murebe kuri Kagame Pianiste Official umukandire nawe muri iki kiganiro ndaba ntanga korabo cyane bazoza babona Eric babone Zebedayo babone Kagame aho ndahagaruka yaravuze yarata kandi niho naringiye kugenda yaravuze ngo hari n'imyenda agira myiza sinzi ndabisobanuraho cyane muri kino kiganiro
murebe aho ngaho kuri screen tuyishyizeho kugira ngo mumuteze imbere agira amahuzu meza ya caguwa meza cyane mumugurire kandi mumuteze imbere aya mahuzu iyi shati yo kubera nawe yitwa nta Instagram ugira ariho ayo mahuzu kuri Eric Shema kuri Instagram mukurikire murayabonaho ariko nanga tuyishize kugira ngo nabyo mubirebe nta mpamvu yo kudashigikirana mu mirimo abantu bakora hanyuma rero twihuse mu kiganiro cyacu nta kindi nzaza mvuga ijambo muririmbe sinzi abantu niba bashobora kutwumva muri iki kiganiro ariko ndumva twakomerezaho uko bimeze nzaza mvuga indirimbo ijambo muririmbe muri tayari gutsindwa ni ukuvuga ngo ni ibibazo 10 muri ibyo bibazo 10 yego uri bukore byibuze kurusha uwundi niba urabutsinda muri tayari yego ntsindwa umugabo kandi umugabo n'utsinda cyane ndagutsinda uko byamera kose haleluya oya ni ijambo navuze ngo mutangura n'indirimbo yegeze mikrofone Erika avuga ngo amen ni ijambo navuze haleluya haleluya uri nyemba nagutanze njyewe navuze indirimbo ni indirimbo yayivuze haleluya uri nyembabazi ariko koko namutanze akantu twavugiye rimwe namutanze akantu reka tugikansore aya mazi ateye ubwoba noneho reka mute shiraho irindi tutaraja ku kabiri kugira ngo mutanga amen n'umwanya w'intama ukumva namutanze wa muri kumva ariko ayo ni amanya mufiteho aya mazi intama yanjye uri hehe ibaho ya alarme wa ibaho noneho nanjye ndeme ibaho twagiye wamamare niyo shingiro ry'umunezero witeka aya mazi turayagera ushaka amazi none se amazi gani ubuzima none se ndabura byose ndatse twagiye ubwo igitego kiyo kubusa ni kimwe aricyo wa bibiri kuri kubusa yawe none ndakubonye uri yawe oya ni ukuri kw'Imana kaga ngiye gutsindira zeru ngiye kunsindira zero ndagushimira gute wowe wankunze oya wowe kuvuga ndagushimira kandi ndagushima namutara umugabo yo ni indirimbo yawushimye ugani n'umuririmbyi abakefu ndagushima kuko wananije ndetse umwabira n'umurimo wawe ni umuririmbyi Trezoro ni bane niwe nabo yagiye Nairobi yambwiye ko afite kuja Nairobi ariko navayo nzobahuza shazo kubitwa namwe yaransinze guca kuri kamera kuri Richard Zebedaya ize bine kushi ariko siko mbaye nka Arsenal mwuka byane ineza yawe narayibonye n'urusaza ariko ni umuririmbyi umuhuza n'umuririmbyi mugenzi
tayari hari akantu nageze hano uranyakiriza ako kantu rero kariya kantu karimo ibanga rikomeye bitanu kera asigaye kimwe ngo baragutsinda ishimwe ryawe nagutanze papa twavugiye rimwe namutanze akantu okay arareka tunaririmbye zimwe Imana yamutanze mu maboko we ntabwo ari Imana ni ariko ibi ni ibikibaho asigaye bine reka mbishire ngo turebe ko wowe ukwambira nko kubusa ugiye kubona nari kariya kantu ko nzi ko nanjye nakabonye kariya kantu babanje gufata amazina y'abakomeye ari bagira oya tuvuge nanagutanze aho no tugenda ikindi ndatangaye mukiza ntiwari ukwiriye mana we siko wogira ngo sindi hano karakoresha chat GPT kabisa hasigaye bitatu turebe sinzahwema kuvuga ko uri umwami wanjye sinzahwema umuhungu ni igitangaza ni igitangaza kugira ngo ncana ibi sinzapfa azadama kugira ngo turaza kureba ko asigaye bingahe asigaye hakuna wa kufanana na Yesu karama kukopera yari hakuna uno sinkope nanjye ndasa n'uwarepese hambere nubwo korani hakuna Mungu mwengine uko kirapfuye kandi nabuze ngo mwabwire cyangwa hakuna mwengine wakulinganishwa na wewe yewe Kagame bibaye uyu muhungu ni chat GPT akoresha irihe shanga rifite imana izera siko wagira ngo indirimbo wamubaza zose niwe wazanditse wogira ngo niwe wazanditse nyerukumbi irihe shanga rifite imana ariko ni kaho utarukorana umukorari ariko ndi umucuranzi nawe nawe ni umucuranzi ariko nawe kuri ahubwo numvishe ideze ziri kuza ari kuri piano ikiganiro tuzokora haza ari kuri piano turebe twagiye kucanye na turebe ko ubona ari aramanuka mu cakabiri kera hari hagiye kuza itegeko ingoma yawe niyogere namutanze nono emera noneho iryo rimwe nanjye ndikenyerereho mugani kuri rimwe ku ndirimbo yatewe uko indirimbo yatewe n'indokoye yatewe bose babireba kugutabariramo ubushize twahuje na Paro na Rwireka noneho Rwireka yamubwiye ati ahubura ngo ubone zero reka ndeke atsinde amashiceka gusa ko wa kandi yamayitse na Paro yatsinze Rwireka hoya yageze ku 9 na Paro ndagite barabona ndagira na Paro Rwireka yamavuga kugira ngo atsinde na yamayijisha ngaho ahatekereza ku ndirimbo turabashimiye Imana yo mwijuru hereza umugisha nakagaruka iki ngiki tuzobikata gutya tubone izere y'ingabo irimwe eroya niko kwiza niyo challenge ariko niyo challenge iriyo naho iyo bahuje mugahanga uriye yaro guhura nyine n'uyu byarashaka gafureko abashobora ko nibo muhita mukorana wamutinya nande gica namutinya cyane ahubwo na data nari nagutinye no gani nakunda yakoze kuri piano okay twagiye ku kindi rero chamazi aya namazi sibita amazi
shalom ubwoko bw'Imana ni ukuri aba bagabo mwumvise ngomba kubagarura none tugiye gukora indi challenge hano hari amazi aya mazi nayo kunywa aranyobwa n'umuntu watsinzwe ariko reka dusabe mwene data Kagame hanze asengere iki kiganiro. Mana turagushimye turaguhimbaje tugushimiye neza n'urukundo udahwema kutugira uko bukeye n'uko bwije. Mana ibi byari muri gahunda zawe, turakwiraritse rero turakwinginze kugira ngo ntaba ari twe ahubwo ari wowe tujya imbere. Urakoze kuko byumvise ni mu izina rya Yesu, amen. Mfite ikibazo cy'uko Kagame yongera kubona rimwe hariya se ko yanyahagije nkaviramo aho kandi amazi akaba ari ubuzima. Ikibazo iyo nanyweye amazi menshi ndwara basi nutsinda nukuvuga ngo nzoza ndirimba indirimbo ijambo nshaka mo aho ngaho nsorejeho ndikubwira ariko ndahera hano ibumoso noneho ijambo ndi busorezeho cyangwa nshaka kukubwira ubwo ni inyuguti uri busoreze urayiririmba mu indirimbo mu masegonda nutayibona uzanaseka kaje cyangwa se akacaje numara nawe uraririmba mwene data ijambo ushaka kumubazaho yego nibyo aririmba munaribura amazi kugira mugenzi wawe kunywa amazi amata nawe narangiza araririmba naje ganina nibo amazi ngari kandi nawe nimshobora n'abantambutse twagiye ubwo nje ndabaza ndabwira wowe nukuri ineza n'imbabazi zizanyoma w'iminsi yose nanjye jewe nzamukorera nzamushima uyu muhungu ni igitangaza ni gasu ariko apana Jesse kizo mipango umugane gasu ariko ivyo biyekana bigabanye gusoreza kugiyekana azoza ari indirimbo ahita yikira nyimba oya ukatira ushaka ukavu ngaho gakomezaga nawe nzibyo nibwira kubagirira rangurura maze utangarize abafite intimba noneho Kagame naje Yesu Kristo nshuti magara amaye ese kumubajije gute yemwe mushiremo imiyaga cyane mushiremo imiyaga ndakabye komerezi n'undi n'umuhanzi bagisha andahaba ndaje imbere yawe n'umuzigo w'ibyaha haleluya amina haleluya warakoze singizwa warakoze by Emmaus ampaye uyu muhungu ni igitangaza shima Imana mutima wanjye we shima Imana narababariwe oya nukuri oya nta muntu nkopeje njye sinawe numvise isuka yari kazamuka cyangwa ni amibi izamuka
amazi kaguye kuza sinjye ugiye kubaza wowe gura umuhanzi reka nze ndebe igihekane gikomeye haleluya amen amen haleluya amen le subira nk'uririmbe gute uko uyu mugabo singi uyu wacu we kabagara n'ijambo ritari mu ndirimbo yaririmbye ariko irimo haleluya irimo nyamara izo ni ingamba z'ubwirinzi nyamara irimo haleluya ukoresheje ingamba z'ubwirinzi z'abahanzi oya igomba kuba ari ihera kandi irimo hagati oya watubwiye ngo oya zirahari kandi wavuze ngo si ngombwa ijambo sinaziyobewe ni oya si oya nawe ndiye yamenye ibyo ariko kandi ngo mwazimye yego papa Iradi irimo ntakoresheje ingamba z'ubwirinzi bakaguha umwanya ukongera ugatekereza ku ndirimbo irimo ariko ugatangizanya okay niba ari cyo kibazo reka ndiri imbere haleluya le ntabwo ari ni le ni le ndende mukanya murasoza no kuri X y'ikirenge cyangwa uyishake ariko mumuhaye ikizami abantu bose barakubajije oya ahubwo nuko yashatse gukoresha ingamba z'ubwirinzi mumbe dukeye kubera ko iyo ndirimbo ntayo twabonye mwambajije muri benshi ase uriya mugabo uri hariya mu nguni mufitanye beef shirangwa dukeye kubera ko mwambaje muri benshi rekeraho ariko mana aje ndabona ngiye gukurikiza kugira singwana urajubona Imana yacu Cubahiro yarafite Yesu ntiyacitayeho ChatGPT indirimbo z'abamarayika yemeye kuzisiga twogira ngo indirimbo zose ni wayihimbye niba muvuga ngo ndiya ariko nawe aya mazi kwega nkongera ko mbambona marari no jana Namimana ndakuririmbira uri nkuru oya n'amazi nkuru rukundo rw'Imana kuzura amasegonda ko mbambona ari nje kandi oya urayangwa iriya twagiye kuko hari inyuguti zimwe gatabamo n'intani keretse mvuze ngo nyiririmbe nyisange hagati ziruzuye nkubaze ntabwo byemewe ni ukwitanga nkubaze ndagushimira wowe wankunze nze ngwa amazi cyangwa nze cyangwa mbenye suka nze ese kuya amasegonda ntarangiye umwuka ari ntari nzi oya kandi ari nze urayanywa arayamenyereye ariko kunywa amazi nta gihombo kirimo nawe yananiye umuntu yona yawe bari ubwo buzima noneho bubaye bugwaye
kandi ukunjye mfite make yakubera ko ngo ngo kumwe kinini mama amazi ni ubuzima umugabo wamwe amarushanwa yabaye umuntu arya amagi 30 ariko wose Temarigwe nta wundi Temarigwe nawe yari imihamagaro gani myinshi Temarigwe nawe yari yarahamagara noneho ndago ineza yawe n'urukundo rwawe njyewe waranangaje ntabwo sinzi uko numva aho ushaka cyarahe kuko aya mazi ko ndabona ko ari njyewe yamara shaka igihekane nushaka ushake n'ubutinde n'amasako guhorana nawe kugumana gusenga kwanjye Mungu ni chat GPT ateye ubwoba naje navuze oya ngo ari jewe yakora iyo uzana yushiramo kakandi kantu kakandi uwo kwemera ugatsindwa nakwijijisha ariko kariya kantu gafite ibiro akantu kazomwogwa n'uwatsinze oya ni wowe ugiye kumbaza noneho kino shyiramo inyorosho man ishimwe ryanjye si ryo mwamazi reka njye nemere n'ubundi nari mfite icyaka none se sazi Miguel uranyujurije ayiwe Tamiyaga ko ndagira ngo ndebe ko ashira kuko n'ibindi n'ibyo wari ubikora amazi yewe ni nkaho nari mfite icyaka ukuntu nyangoye n'ubundi ni nkaho nigize nkana kugira ngo niba atari nkana tumaze gushira inyota yiririmbe ryo ewe cyo gihekane kugira ngo washizeho n'amasako rirakomeye urayanywa none se n'intsindwa nitumara kwambuka Yorodani mu ase nono oya genda buretse nitumara kwambuka Yorodani ni ariko none ibi ni iki ntabwo nayihawe sinzi aho by'umupira buto tuzicara dusoramo imbuto to oya imbuto kashita ariko muri ubuzama oya no sugungu ahubwo buhereye hagati ariko ntacyo bitwaye nagira vuba oya aho ngaho twahanze siyo mwanzindije oya bireme nawe iri ale navuze nayibona iri hagati oya trezo kubango yovuga iri mwari kuri yekele uwacu hano ni yakoresha ariko mwege ingamba z'ubwirinzi nyine uko baravuga hagati kandi mwahanze bibango hagati wituhera kuri rya jambo yavuze hagati naho bya bitane n'ibyambo sawa n'ubundi natsinze tacha bamburanye mubaze nawe turebe ko yo yanywa akayagiza hano imbere yawe hari atuzuje kariya kandi gakomeza kitwa hirya no hino nta nzira yo gutabarwa arayanyoye none
ngo iminsi iba myinshi Rwanda nziza gihugu cyawe. oya iyo turayemera ariko turi muri gospel Nabikoze. oya turi muri gospel yose ni gospel oya Nabikoze. oya oya nywa amazi oya ni gospel Indirimbo y'igihugu wa nayo ni kimwe cyo gospel. oya nywa amazi Yeme mumvugire baranyije. oya Nabaye umukinyi twari. nareka imigaga mugani w'aba nanywa amazi nawe urahaturusha Mana wae mazi ndakunjura. Oya Rwanda nziza nukuri turayemera kandi Bari gushira guca miyaga wa. Rwanda ariko mu byukuri turayirimbaga mu kanisa. harya sinjye ugiye kukubaza Iyo bagiye kukubaza. ese ihangane nyabuna Imana yacu niyo ako kanyu. ukavuga neza nkumva Tagiye kandi kirimo. nta gihe Niyo yo kwiringirwa. Rwa. uzi ko wambajije nawe icyo yakubajije Indirimbo ariko nayibonye. kuko ni ukuyasuka vuba gusa nari ngiye kuririmba iy'igihugu ntayo nyamara aya manyago ko atayashira Rwarukundo wadukundo. Asigaye basa irere muri mwebwe. Ariko nane nyine bakiga. urayamara mari yasigaye nutsindwa haleluya uri nyambabazi reka isi yose iririmbe rwa rukundo wadukunze Mzee wa hilo. Taifa. Mzee ataigaruka. Uri kwikwepa. Nze ntantu banyibona pipi. Rimbe n'indirimbo ndakiba. ndo oya umuntu se ntafata igihe kana abashaka Ndondore. ariko mana yanjye uzi ko waririmbye hambere nyine Ndakubwiza ukuri. Sinzi nyiguye. reba ukuntu aya mazi Ariko iyo atinzemo aguha umwanya wo Yinyo ubwo ukaraga ubwonko. Bagiye. Nijebe kukubaza. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira zoherejwe. yewe jwe hari igihe kane kera twagaza twiga muri primaire gusa kindi umvamo ijambo nyanjwenge no mu ishuri ntiki bakaza bakizana cyane. oya icyo gihe kane no mu ishuri twarakize nyanjwe ariko Oya, iyo iri inyuma ya no. ariko wa mugani Twese tubiri tubiri. Ariko ntacu wa gatatu arahari. Nuko avuye kunywa kane. njyewe ni nkaho wawe unyigirizaho nkana wa shyiramo imiyaga Iri ni tangiriro. Ro. rabagirana ro Ro irahari. Ro mu mazi. none se amasegonda 10 Twamazi muri Nobel. ariko Neza niwe ubaye kinyuma nyuma. ni njyewe Nikurekeje abandi Ro
oya iyo ntiba roho yangu nayi niyo nange nawe ukunda ibiririnze singa dutatu amazi gano ubuzima nyine kandi wabona mu buzima busanzwe atazanywa amazi cyane no ikindi bashije kubona sinzi mugani w'abantu wagiye mu kanisa aravuga ngo gutsindwa ngo byazaga bimworohera cyane gutsindwa none nawe ni ngaho gutsindwa byazaga bikorohera oya Kagame aratsinzwe kandi akundi gatuzosha tumugarure turebe undi tubahuza turebe ko ninde ubaye wa kabiri si wowe oya n'uwa nyuma karikurikira gute Imana ibagirire neza nakagaruka